Reka tubanze tubasuhuze kandi twizere ko aho muri hose mumerewe neza cyane, all pioneers, mwebwe mwese mwumva ururimi tuba tuvuga rw'ikinyarwanda mu bihugu bitandukanye muherereyemo, kandi mwebwe mwese nyine muba mwaramaze gukora subscribe kuri Otis Group TV, ikinyamakuru cyanyu muba mwizeye cyane kandi mukurikiranaho amakuru menshi. Natwe rero murabizi ko ni bwa buryo nyine tugenda tugashakisha amakuru atandukanye ari update trend news, yandi tubazanira uzi neza ko ari amakuru nyine ari bugufashe kunguka ibishya, kumenya ibigezweho cyane cyane, kandi tugaruka twibanda n'ubundi ku mushinga wacu wa Pi Network, ari wo tuba tugarukanaho amakuru menshi abatandukanye. Uyu munsi rero ni itariki ya 9 z'ukwezi kwa munani 2024, tukubwira ngo aya makuru ni ingenzi cyane, tuba tuje kugira ngo tuganire. Nk'uko mubizi, umushinga ugendanye na digital currency ku rwego mpuzamahanga ni umushinga ibihugu byinshi cyane bikomeje kuba byigaho, bikomeje kuba binoza kugira ngo bigendane n'ubukungu bw'isi aho bugeze, cyane cyane ko muri politike nyinshi z'ibihugu byamaze kugaragara ko ku bigendanye na politike y'ubukungu ibihugu byinshi bitakaza amabije menshi cyane iyo bigenda biprintinga amafaranga yengaya twita fiat money cyangwa se bills money cyangwa legal currency. Birumvikana aya mafaranga abagendanwa mu ntoki nyine y'ibihugu. Aya ngaya yose rero iyo ibihugu biyakorera amabije mu buryo bwo central bank yakora amabije kugira ngo azongera printing andi asimbura yashaje, iteka hahuraho nyine icyo gihombo cyo kuba amwe yashaje andi akaba agomba gusimburwa. Ikindi cya kabiri nyine uburyo bw'amafaranga agendanwa mu ntoki bugira ingaruka nyinshi mu buryo bw'umutekano, aho umuntu aba ashobora kwibwa byoroshye mu buryo bw'amafaranga asanzwe, ariko mu by'ukuri iyo amafaranga ari mu buryo uyu munsi tuvuga bwitwa cashless economy, ubwo ngubwo nyine butuma n'imicungire myiza y'umuntu uyafite buba bwizewe, cyangwa se umutekano we ukaba urizewe, ndetse kandi no kugendana igifurumba cy'amafaranga mu buryo yaba ari ubwo bw'umutekano, yaba ari ubutuma agenda anaremerewe n'ubwo buryo bw'imitwarire y'amafaranga. Urumva byose rero biba bifite ingaruka nyine, ariko iyo biri muri digital currency cyangwa se mu buryo buri virtual money, birumvikana ntabwo uwo muntu aba akigorwa cyane no kuyatwara mu ntoki. Yes, ibyo rero nibyo bigenda byigwaho, bikomeza kugenda binozwa n'ibihugu bitandukanye. Ikindi cya nyuma kuri iyo ngingo ni uko iyo nk'igihugu cyamaze gukora digital currency yacyo, iyo digital currency bishobora kuba connected cyangwa se kuba integrate muri digital currency mpuzamahanga cyangwa se mu yandi mafaranga mpuzamahanga. Nk'uyu munsi twavuga USDT, twavuga za BNB, ni ukuvuga ngo hari muri BNB cyangwa se Bitcoin cyangwa se Ethereum, hari igice kimwe kibamo kiba cyitwa fiat n'ikindi cyitwa crypto. Yes, rero iyo amasoko nk'ayo ngayo ahuza ayo ma exchange, usangamo nyine hose bagusaba yuko ushobora kwihindurira cyangwa se kwikonvatingira mu mafaranga y'igihugu cyawe, cyangwa se ahuye na digital currency y'icyo gihugu ushaka. Rero ni ukuvuga ngo kuba uyu munsi ibihugu byinshi bikomeje kuba bitekereza umushinga wo gukora digital currency y'igihugu cyabo, biba ari iby'umumaro, biba ari iby'agaciro kabone, n'ubwo nyine byose biba bisaba ngo igihugu nabyo kibyigeho neza. Ikindi murazi ko kugira ngo umutekano w'ibiba bigendanye n'amafaranga ku gihugu ukomeze wubahirizwe,
habaho systeme yitwa money laundering. Money laundering rero ituma uburyo bwa circulation bw'amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga buba buri controle, cyane cyane ko ni systeme nyine iba yubatse kuri central bank z'ibihugu kugira ngo imenye amafaranga yinjira n'asohoka ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibyo byose rero iyo byamaze kunozwa kandi bifite uburyo buri controle, bituma ayo mafaranga akoreshwa neza kandi nta cyikango. Hanyuma uyu munsi dukurikije amakuru agenda agaragara, amenshi navuga yuko umushinga wa Pi Network, amwe mu mafaranga isi yose imaze kumenya, amwe mu mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga ya digital currency, ndetse by'umwihariko ashingiye ku ikoreshwa ry'amasoko y'ubuzima busanzwe. Tugitangira ibi bintu hari igihe twumvaga babivuga ukumva ni nk'imigani, ukumva barakubwira ati Pi izajya ihaha n'imboga, imbwija, dodo, ukagira ngo ni ibintu nyine biri, ukumva ukuntu bizagenda, ukumva ukuntu bishoboka, ariko nk'uko mubibona aha ngaha twamaze tayari kubereka aho biri gushoboka. Murabizi ko uyu munsi wa none tukiri mu igeragezwa ry'amasoko, tukiri mu nyigo y'isoko, aho umushinga wa Pi Network Dr. Nicolas ubwo yavuze ko abawukurikiranye cyangwa abawubamo aribo bazagena igiciro, aribo bazagenda baha agaciro amafaranga ya Pi Network ku rwego mpuzamahanga. Uyu munsi rero ku rwego mpuzamahanga mukaba muzi ko igiciro abantu bose bagiye bitorera kandi bakemeza, bakavuga yuko ari cyo bifuza, ndetse bakagishyira no mu bikorwa, aho baba basaba nyir'umushinga cyangwa se core team ya Pi Network ko izubahiriza cyangwa se izabemerera igashyira mu bikorwa igiciro nabo bahisemo, kandi bakanagishyigikira, bakanakerekana mu bikorwa, aho isi yose nyine kuri uyu munsi imaze kubimenya ko igiciro cya Pi giteganyijwe cyangwa abantu babifuza ari icy'ibihumbi 314,159 by'idolari. kandi ibyo nabyo bikaba bifite aho byavuye, formule byavuyeho. Murabizi ko Pi, umusembole ya Pi ubwayo isobanura 3.14 mu bizi imibare. Hanyuma rero iyo 3.14 niyo bakoreye ubwikube buvamwo 314. baravuga ati byibuze kugera ahangaha iki giciro cyaba gihaye umuntu wese wamayininze ijambo ku rwego rw'isi, ku buryo noneho aka gaciro ka Pi kazahoraho, kandi noneho kakaba kanagenda kazamuka, ariko nta muntu wahombye, nta muntu wicujije ko yamaze imyaka 5 amayininga ibye wenda bikarangira. nk'uko uyu munsi Bitcoin abayimenye bwa mbere ntabwo aribo bakizifite, ahubwo zashiriye mu bandi bantu bamenye nyuma. Bivuze ngo na Pi rero biba bivugwa ko niba miliyari zirenga 8 zihari zituye isi, uyu munsi abamenye Pi bakaba batarenga na miliyoni 50. kandi noneho mukurikije amakuru ni uko aba bagabo bagenda batanga KYC gake cyane, ndetse murabibona uyu munsi yo baduhaye update zigaragaza ko miliyoni 6 nizo zabonye migration, mu gihe abakoze KYC ari miliyoni 16. wibaze muri miliyoni zirenga 60 z'abantu bamayininze. bivuze ngo Pi bayihaye uburyo buyijera kugira ngo izakomeze ibe ifite agaciro muri rubanda, kandi izagende inakagira kurushaho, nk'uko nyine bigaragara ko mu ntego bafite ni uko Pi izaba amafaranga agenda akoreshwa ku isi yose. Yes, aha rero urumva ni muri gahunda igendanye no kuvuga ngo mu rwego rw'abantu basanzwe. Tubibutse ko uyu mushinga wa Pi Network mu byo wubakiyeho ku ikoranabuhanga rizatuma ibintu byose bigendanye n'icyo twita evolution ya web, cyangwa se uburyo bw'impinduramatwara y'ikoranabuhanga bwongera kwaguka. Ubundi murazi ko ibigendanye na internet, ibigendanye n'ikoranabuhanga cyane cyane byagaragaye guhera mu 1990, bigeze muri 2000 birongera biba develope. none ubu ni ukuvuga ngo kuva muri 2000
kugeza uyu munsi 2024 niho nanone byenda kuba develope mu rwego rwo kuvuga ngo hagati y'igihumbi 1990 kugera muri 2000 hariho web rimwe niyo yagenderwaho, ibyo bita web 1.0. noneho kuva muri za 2000 cyangwa 99 gutyo, niba atari 98 niba ntibeshye, ho hariho noneho web 2 ariyo yari 2.0. none ni ukuvuga ngo iyo web twagenderagaho kuva muri za 2000 kugera ubu ngubu muri za kugera ubu 2024, urumva ni imyaka 20 ishize irenga. ni ukuvuga ngo iyo web twagenderagaho nabwo irashaka kuba evoriwe, noneho ni ukuvuga ngo ihita iba web 3. ni ukuvuga ngo muri ibi byose haba harimo ibigendanye, ni ukuvuga ngo bikiri muri web 1.1 1.0 web yari icyo gihe twari dufite ziriya za Yahoo, twari dufite Google, kuko urumva Google nayo yabaye 1998. ni ukuvuga ngo aho muri iyo ecosystem ya web harimwo ibyo byiciro bitatu nibyo byari bizwi cyane, izi za email za Yahoo, harimo na Google, birumvikana nibyo byari bitangiye nyine gukora. noneho nyuma muri web 2 niho twavuga ko twagiye tubona za Facebook ziraje, tubona muri web 2 niho haje irindi koranabuhanga, ariko ririmo Facebook, ririmo amabanke, mu buryo yabaye nayo develope mu kwintegratinga ibintu byinshi by'ikoranabuhanga, niho naho byagiye bigaragara. ariko ubu ngubu muri web 3 rero niho hashaka kuba icyo bita DeFi ni decentralized finance. ni ukuvuga ngo systeme z'amabanki uyu munsi zose zishobora kuzakenera kuba, ntabwo ari zishobora ahubwo zizakenera kuba muri web 3, aho urwego rwo kuvuga ngo DeFi decentralized finance ibe yiyongera cyane ku rwego mpuzamahanga, aho ibihugu byinshi bizaba bifite abantu bashobora kuba bitabira gukoresha ikoranabuhanga rishingiye kuri digital currency, aho umuntu wese ashobora kuzaba agenda mu by'ukuri agendana na banki yiwe, agendana n'ikoranabuhanga ryiwe. ariho bivugwa cyane ko uyu munsi n'ibigo bimwe by'amabanki bizasigarana abakozi bakeya bamanaginga amasysteme, ariko bya bindi abantu bahora mu mabanki batona imirongo, ibyo bizagenda bishira bitewe n'uko ikoranabuhanga rya web 3 rizoroshya ubuzima bwinshi cyane, rizafasha ibintu byinshi cyane kuba noneho byikoresha. ni ukuvuga ngo rero muri web 3 birumvikana ni umuvuduko w'uburyohe bw'ikoranabuhanga, ariko tubibutsa ko kandi iyi web 3 ni imwe mu twavuga ngo ni imwe mu nkingi ya mwamba ishingiweho n'umushinga wa Pi Network, kubera ko aba engineers bubatse iyi web 3 ni nabo bubatse Pi Network. tubibutse ko aba engineers ari abo muri Stanford University, abo muri kaminuza yo muri Amerika, kandi bakaba bayobowe n'itsinda ry'abahanga aribo bagizwe na Dr. Nicholas n'umugore we Dr. Fanny, ndetse n'abandi bahanga bari kumwe. ngira ngo bagiye bakurikirana profile y'uyu Dr. Nicholas kuva mu mashuri ye yose yize, afite ibigwi bikomeye kuko ni umwe mu bagize uruhare mu kudevelopa Google, ni umwe mu bagize uruhare mu gutanga ibitekerezo bitandukanye even no mu mafaranga y'ikoranabuhanga hari uyu munsi, like Bitcoin, Ethereum, yagiye bandika ama white paper yayo. urumva rero kuba yaranditse white paper yiwe ya Pi Network, iyo uyisomye uhita wumvamo ingingo zifatika kandi zigaragaza ko we umushinga yawuteguye neza ku rwego izindi fairs zagiye zibaho ku yandi maproje, iyiwe yo yayiteguye neza. bigaragara ko
imitegurire ye myiza yakoze ni uko uyu munsi mu bindi bintu byose byabayeho, yaba ari social media nka za YouTube, za Facebook n'ibindi, nta n'imwe irabona abayoboke bangana nk'abayoboke babonetse kuri Pi Network kandi mu gihe gitoya. Noneho wakurikirana n'ibyo bita codes, usanga uyu munsi codes ziconnecting abantu bikonegise kuri systeme, Pi Network iza ku rutonde. Ndibuka hari urutonde rwigeze guhita rugaragaza amanode, icyo bita amanode, usanga Pi Network imaze kugira ibihumbi 245, mu gihe icyo bita Bitcoin icyo cyari kikiri mu bihumbi 15. Ni ukuvuga ngo rero urwo ni urugero rufatika cyane rugaragaza ko umushinga wa Pi Network uko wateguwe mu buryo bw'ubuzima rusange, mu buryo bufasha iterambere rusange, yaba ari ku rwego rw'amareta, yaba ari ku rwego rw'abikorera, ku rwego rw'abaturage rusange. Ni ukuvuga ngo ni uburyo burimwo gufasha ubukungu bw'isi kuzahuka ugereranyije n'uburyo bwa mbere bwabayeho, kubera ko ugenda ubona ko ibihugu byinshi biba bigifite abantu bakennye, abantu bagifite ubuzima mu by'ukuri butameze neza, ariko ni ukuvuga ngo iyi twavuga ngo ni nka revolution y'amafaranga cyangwa se y'ubukungu ku rwego rw'isi, ku rwego rutuma ibihugu byinshi byongera kuzahuka mu rwego rw'ubukire, aho tuvuga ngo uyu munsi ugereranije n'uko ubuzima buhenze ahantu henshi, bigaragara ko kuba Pi Network ibaye successful, ibihugu byinshi cyangwa se abaturage benshi ku isi baba bavuye mu cyiciro kimwe twita icy'ubukene cyangwa se cy'imibereho mibi ikabije, bakagera ku rwego noneho bashobora kuvuga ngo bari ku yindi ntera y'ubuzima bwiza. Kandi ibyo ngibyo biba bisapotinga n'ibihugu, kuko igihugu iyo gifite abaturage bateye imbere nacyo kiba giteye imbere. Iyo gifite abaturage bafite ibikorwa remezo byiza bishingiye ku bukungu, ni ukuvuga ngo ibyo nabyo biba ari umusaruro w'igihugu. Rero ni ukuvuga ngo iterambere ry'ibihugu naryo rishingira no ku baturage. Bivuze ngo uyu munsi Pi Network ibaye umushinga ugera ku ntego, igihugu cyose gifite abaturage bayobotse uyu mushinga bawurimo, bwaba ari ubukungu bwacyo, kubera ko yaba ari amaboko magari manini. Ni ukuvuga ngo rero mu bihugu byinshi bitandukanye kandi bisanzwe bimenyereye ikoranabuhanga ry'amafaranga nk'aya ngaya, twavuga nk'igihugu cy'Ubushinwa, uyu munsi cyo kiri kubaka ibintu bikomeye cyane, already cyaranamaze kubyubaka, nk'uko munabizi ko ari cyo gihugu cya mbere ku isi kiyoboye ubukungu mu by'ubucuruzi. Ni nacyo gihugu rero gifite n'abantu benshi bazi kwitabira cyangwa kumva vuba ikoranabuhanga. Uyu munsi tuvugana Abashinwa bo n'ubundi basanzwe bifitiye amafaranga yabo y'ikoranabuhanga, digital currency yabo irahari, bubaha cyane kandi basanzwe bishyura bakoresheje. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi muri tekinoloji y'Abashinwa murabizi ko bafite uburyo bwinshi cyane buhuza ama financial institutions yaho, ku buryo usanga na central bank yaho itanga uburyo bwinshi cyane bwo gukoresha ikoranabuhanga mu buryo by'imyishyuranire. Aho rero baranatubwira yuko mu rwego rwo kurushaho gufasha abakozi baho mu mabanki, mu bigo by'amabanki, ubu bamaze kubaka amasystem abigisha blockchain technology cyane cyane, kandi bagenda bintegratinga uyu mushinga wa Pi Network. Murabizi ko mu maklabu menshi cyane cyangwa se abantu benshi cyane bariho bihugura cyane kuri Pi Network ni mu Bushinwa. Nibo bantu ba mbere bafite imbaraga nyinshi cyane mu kuba barindiriye iri soko. Tunabibutse ko n'igiciro cyabaye propose biturutse mu Bashinwa, iki ngiki isi yose ivuga cy'ibihumbi 314. Munabizi ko Abashinwa n'ubundi nibo bagisabye, nibo bagiporopoje, kandi noneho uyu mushinga turimo
ukaba uyobowe mu ishami ry'ubucuruzi n'ubundi n'umushinwakazi ariwe Madamu Dr Nicolas. Urumva ni umwe mu bayobozi bakomeye, akaba ari we muyobozi wa kabiri kuri uyu mushinga, ariko akaba ari n'umushinwa. Icya gatatu akaba ari nawe uyoboye ishami rijyanye n'ubukungu n'ubucuruzi. Bivuze ngo rero kuba uyu munsi Pi Network yakubakirwa uburyo bw'ubucuruzi bushingiye kuri Pi Network biroroshye cyane, ko amafaranga ya Pi Network akimara kuronshingwa, ubundi ni ukuvuga ngo ikintu uyu munsi gisabwa gusa cyangwa se kibura ni urufunguzo rwo kugaragaza ko Pi yiswe izina ry'amafaranga. Icyitwa izina ry'amafaranga rero buri kimwe cyose kizaba cyemeye, buri kimwe cyose kizaba gifungutse. Ni ukuvuga ngo uyu munsi abataragaragara ngo bavuge, abataragaragara ngo bakore, abenshi ni abagitegereje mu ibanga kuvuga ngo Pi iraba amafaranga rya iraba launched ryari. Ni ukuvuga yaba ari amabanki azahita agaragara menshi cyane avuga ati twebwe na Pi Network irakirwa, dufite uburyo buyakira. Ari amaleta menshi azahita agaragaza uruhare rwayo mu gushyigikira uyu mushinga, kuko nta n'umwe uzaba atifuza iri terambere rishingiye ku bukungu, cyane cyane ko ukuvuga ngo kurishyigikira nk'uko nabivugaga, uzaba ushyigikiye ubukungu bwawe, uzaba ushyigikiye future yawe, uzaba ushyigikiye generations to generation mu bihugu byabo. So ni ukuvuga ngo ikindi gihari ni uko uyu munsi Pi Network ikimara kwitwa amafaranga ahaha, urwego rwose izaba ironshinzweho, yaba ari ku giciro icyo ari cyo cyose, ayo mafaranga azaronshingwaho azaba afite future nziza, kubera ko igiciro azagiraho ntabwo ari cyo azahoraho, azahora azamuka. Niyo mpamvu uyu munsi bavuga ngo ntiwanatangazwa n'uko Pi yajya ku isoko iri 300,000 ariko ejo ikaba iri na miliyoni. Ubwo ni ukuvuga ngo bayironshinze iri munsi y'300,000 n'ubundi byazageraho bikahagera, kuko amafaranga yose y'ikoranabuhanga agira uburyo bwunguka kandi buzamuka, ariko andi yose yabayeho twavuga ngo ya creatingaga profit ariko aga creatinga n'ibihombo, ariko ubu ngubu kuri Pi ho twavuga ngo nta bihombo byaba bihari, kuko amafaranga yose akora muri domaine z'ubucuruzi. Ni ukuvuga ngo andi yose abantu barayagira bakajya kuyikuraho exchange. Uyu munsi ufite Bitcoin ni ahantu hakeya wazikoresha, ntabwo ari henshi cyane, ntabwo ari henshi wakwisanzura, ariko Pi Network imyaka 5 ishize bariho bayitegura, ishize bariho bayubakira inzira zose zituma kuyikoresha uhaha, kuyikoresha uyifite nk'amafaranga bishoboka. Niyo mpamvu uyu munsi umuturage wa wundi utazi iby'ikoranabuhanga, ariko bamufashije kuvuga ngo nawe utunze burya amafaranga y'ikoranabuhanga bivuye he? Kuri telefone ye yigendanira, kuri telefone ye yamayiningiyemo Pi, nta kindi kiguza yishyuye usibye interinete nkeya, n'ubundi yayindi akoresha kuri WhatsApp cyangwa n'ahandi. Ibyo gusa bikamuhesha kugira umutungo ufatika kandi uremereye wo ku giti cyiwe. Rero tujye twibutsa n'abantu kuvuga ngo Pi waba warayiboneye ubuntu, byo ntago biba ari byo, kuko uyu munsi utazikanze ngo uzimayininge ntago wazibona. Uyu munsi waragiyemo ukicecekera ntago wazibona, bigusaba ngo ushyiremo effort. Yewe hari n'abakoreshaga n'amatike bagakora n'ingendo nyinshi bakajya gufasha n'abandi bantu kumenya uyu mushinga bakanawubashyiramo. Bivuze ngo rero ni iby'agaciro, ukurikije abantu bamenye uyu mushinga ni benshi cyane ku isi, kandi n'abazawumenya nyuma cyangwa se abawupinze bashobora kuzawisangamo bariho bawukurikiranaho kuwujyamo ni benshi. Uyu munsi Pi 3 zabonekaga ku isaha, hari abantu babonaga Pi 3 ku isaha, ariko uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo Pi 3 umuntu uri kwinjira azibona mu kwezi. Pi 3 ushobora kuzibona mu kwezi, kandi noneho ntago open mainnet iraba. Wibaze ngo open mainnet niba nta muntu uzapfa kuba yabona na Pi imwe, kuko Pi imwe izaba ihenze cyangwa se izaba igura ibintu byinshi cyane ku buryo nta hantu wayikura. Uyu munsi rero amahirwe umuntu wese afite ni uko unabashije kwinjira ukayimenya,
bya bice baguha ya paye ebyiri zaba 3 zaba 10 zizakugirira umumaro. Uyu munsi tuba tubwira abantu mu by'ukuri bagifite gushidikanya, batigeze baha agaciro uyu mushinga wa Pi Network, yuko biyimye amahirwe, biyambuye ikintu cyiza Imana yari ibahaye, cyane cyane ko ni amahirwe aza rimwe, ntabwo amahirwe ahoraho kenshi. Hari amahirwe aza nyine akagira abayumva, akagira n'abayemera n'abajyana nayo, akazabubakira ubuzima, ariko undi nawe wayaretse akigendera agakomeza. Ese rero tuba tubabwira ko ibi ari iby'agaciro. Niba uyu munsi dukomeje kubona abantu benshi batandukanye mu bihugu bitandukanye, urabona nk'ibi bihugu bya Benin, bya Burkina Faso, bya Cote d'Ivoire, mu by'ukuri ni ibihugu ugenda ubona bifite ubushake mu baturage baho bwo gukomeza kugaragaza agaciro ka Pi Network. Uyu munsi gushyigikira GCV nicyo bivuze muri ibi bihugu bya Afurika. Tubibutse ko nyine aya ni amakuru tuba tubona mu bihugu bitandukanye, nk'abantu bafite inshingano zo kugenda tumenya ibihugu bishyigikira GCV, kandi dushimira n'ibihugu byacu byarakoze, yaba ari Abanyarwanda, yaba ari Abarundi, yaba ari Bugande, Kenya, Tanzania, DRC, za Mali, za Mozambique n'ahandi. Ni ibihugu byinshi twagiye tubona ko nabyo byagiye byitabira kuba bigerageza gushyigikira igiciro cya GCV. Rero congratulations kuri iki gihugu cya Benin cyitwara neza cyane mu kugaragaza uruhare rwacyo mu gushyigikira GCV. Urabona ko bafite abantu rwose bavuga ati n'ibijumba n'ibirayi na dodo n'inyanya n'ibishyimbo n'amavuta n'umuceri n'isukari byose birahari kuri Pi. Mu by'ukuri nibyo twavugaga, igiciro cya Dr Nicholas nicyo cyonyine kirindiriwe ngo urufunguzo rufunguke, noneho buri hantu hose, buri buzima bwose waba unyuramo ube wabunyuranamo na Pi zawe, kandi uri fiyeri yuko uzifite, kandi zibe zagufasha kubona icyo ushaka cyose. Rero tujye dushimira kandi dusengere cyane abaporopoje iki giciro n'abakirwana nacyo mu kugishyigikira, ndetse n'abakifite uruhare rwose rutuma iki giciro gikomeza kugerwaho. Dushimira cyane Core Team, GCV Core Team, ikaba iyobowe na Madamu Doris Yin, akaba ari umwe mu bayobozi bakomeye b'ikirenga bagize uruhare nyine mu kuba igiciro cya GCV kiri ku isi, kandi isi yose ikaba imaze kukimenya mu rwego rwo gushyigikira umushinga wa Pi Network. Tuvuga ngo aya ni amakuru aba akomeza kugenda yubaka kandi agatera imbaraga wa mupayiniya wese umwe ugishidikanya. Twakubwira ngo iki ni igihe cyiza kuri wowe cyo gukomeza gucukura Pi zawe mu gihe zigishoboka kuzibona, kuko mu minsi iri imbere ako niko kabando kawe k'iminsi. Hanyuma nk'uko mubibona, igihugu cy'Uburusiya mu rwego rwo gushyigikira nacyo ifaranga ry'ikoranabuhanga, murabizi ko bo bamaze kuba bihuza bagakora iryo bita BRICS, rikaba nayo ari nka digital currency. Birumvikana izaba iza mu ruhando mpuzamahanga naryo kuba ari kompetinga n'andi mafaranga ahari mu rwego mpuzamahanga. Ariko tubabwire ngo kuba waba ufite Pi ushobora kuzisanga ufite amahirwe uri ku cyambu kikwambutsa ku bintu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo amafaranga y'ikoranabuhanga cyangwa se icyo twakwita digital currency nta mupaka igira. Ni ukuvuga ngo iyo ifite sisiteme yivunjaho n'ubundi biba byoroshye kubona ya mafaranga wari ufite mu yandi ushaka. Ni ukuvuga ngo Forex biro yawe ibera online, ntabwo wongera kwirirwa ujya gushaka wa muntu ngo ari hehe ngo agukorere. Oya, ngira ngo abaraye bakurikiranye n'amakuru yo kuri televiziyo y'u Rwanda yahise ku itariki ya 8 nijoro, mwaraye mubonye ko bagarutse ku gice kivuga ku bukungu, ku ifaranga koranabuhanga, aho bagiye bagaragaza ko
n'aba bantu bafite amaforex biro bakwiye gutangira kwitegura, ko ari nko gutangira kubibutsa ko amafaranga y'ikoranabuhanga ari imbere, ari hategurwa, cyangwa se bakwiye gutangira kubitekerezaho, aho bamwe nyine babyitiranya na bya bindi bizamwo amanyanga, ubujura, ubwesikoro, ariko ni ukuvuga ngo mu ikoranabuhanga ntabwo byose byitwa ubwesikoro cyangwa ubujura, ahubwo hariho n'ibyiza nyine biba bihari kandi biba bikwiye no gushyigikirwa. Bikaba ariyo mpamvu ibigo bikomeye nyine biba bishingiye ku bukungu nk'ama central bank aba ategura imishinga nk'iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo once digital currency y'u Rwanda yaboneka iturutse nko muri beneri, bizaba ari iby'agaciro ku bantu bamenye cyane cyangwa se basanzwe baba muri digital currency industry, cyangwa se basanzwe bitoza bamenyereye amafaranga y'ikoranabuhanga. Kandi muzabibona cyane digital currency y'u Rwanda niboneka, bizazamura ubukungu cyane, kandi noneho bizanatuma abanyarwanda benshi cyane barushaho gusobanukirwa n'ikoranabuhanga, kandi noneho usange central bank ibifitemo inyungu, cyangwa se igihugu kibifitemo inyungu, kuko iyo ni umushinga, iyo wizwe neza ubona ko abenegihugu bagira iterambere cyane. Uyu munsi impamvu tuvuga nko muri Afurika, impamvu hariho abantu basobanukiwe cyane n'ikoranabuhanga cyangwa se n'amafaranga y'ikoranabuhanga, urugero iyo ugiye kubivuga ibintu nk'ibyo uhita ubona nk'igihugu cya Nigeria, kuko cyo kimaze igihe kinini gifite ifaranga ryacyo ry'ikoranabuhanga ryitwa Niyera, rikaba ari digital currency yabo inakorana n'andi ma cryptocurrency, kandi urumva nyine bo barabikoze biremera, ndetse bikanagaragaza ko abaturage babo batuye ku butaka, ku buso bunini cyane mu karere ka Afurika. Bigaragara ko abaturage baho benshi basobanukiwe cyane kandi bakunda ikoranabuhanga, akaba ari nayo mpamvu uyu munsi na Pi Network bayimenye ari benshi kandi barayisobanukirwa. Yes, rero twavuga ngo nayo ni amahirwe menshi cyane kuba tugenda natwe nk'abanyarwanda tutera intambwe nziza yo kuzagenda tugana mu ikoranabuhanga. Yes, rero bikaba byumvikana ko umushinga wa Pi Network ni umusemburo mwiza, cyangwa se ni imbaraga mu rwego rw'ikoranabuhanga, mu rwego rwo kwimenyereza muri digital currency adoption. Bikaba bizafasha abantu benshi kurushaho kwimakaza agaciro ka cashless economy, ndetse no kugendana n'uburyo bw'imyishyuranire y'amafaranga y'ikoranabuhanga, cyane cyane nk'uko nyine twatangiye tubivuga. Iyo byateguwe neza, iyo bifite umurongo mwiza, ibihugu byinshi nyine nibyo bibonamo inyungu. Turavuga urugero n'ubu Pi Network igihe yaba yabaye launch, ni ukuvuga ngo ibihugu byose bikaba bifite systeme zishingiye kuri Pi Network, nibyo biba bifite inyungu nyinshi, kuko ya misoro, bwa buryo bwinjiriza igihugu muri ba benegihugu babo nk'uko twabivugaga, usanga nyine ya misoro niboneka iri kuri iyo systeme, kandi ayo mafaranga binjije akaba nayo yinjiye mu isanduku ya leta, ndetse kandi nayo akaba ari amafaranga yo bita amadovize. Urabizi ko uyu munsi iyo ibihugu kugira ngo byishime nk'ibi byacu bya Afurika, usanga igihugu kivuga ngo twinjiza amadovize angana gutya. Ibyo rero iyo igihugu kivuze ngo cyinjiza amadovize, ubwo ni ukuvuga ngo ni ibyaturutse muri cyo kibijyana hanze, noneho cyinjiza inyungu. Uyu munsi rero inyungu ni abenegihugu, inyungu ni abaturage b'ibyo bihugu bamenye uyu mushinga. Nibatangira kuvunja amafaranga, ni ukuvuga ngo bya bindi bahashye hanze, ya misoro binjije mu gihugu imbere, izaba iri ku mafaranga y'urwego mpuzamahanga. Usange noneho niba n'igihugu gifite ya digital currency yacyo iri kuri paralele, ishobora kuzamura agaciro, donc bibe nzahurabukungu, ifaranga nzahurabukungu bw'igihugu rishingiye kuri iyo digital currency, ariko iri integrated
no kuri ya standard y'andi ma digital currency mpuzamahanga like Pi network nk'uko nyine twariho tubivuga. Yes, rero amakuru nk'aya ngaya tuzagenda tuba tuyagaruka mu bindi biganiro byacu. Reka gusa tukubwire ngo niba uri umuntu wa mininze Pi network uyu munsi turababona benshi mwamaze kuba muzigira ku ma wallet, ubu muraryamye murasinzire muratuje murindiriye ifirimbi gusa ishyiraho igiciro hanyuma mugatangira kuryoha. Tubashimire mwebwe mwese mwagize uruhare nyine mu kuba mu mininga, ndetse n'abatarabona KYC iteka turabahumuriza, namwe ziri imbere. Ibyakozwe byose ni strategy zo kugira ngo Pi izagira agaciro, ariko ntago tubona na rimwe uwo bazima KYC kandi afite Pi ziwe kandi konti ye active, nta n'amanyanga yandi yakoze. Rero turabakunda, ibyiza byose biri imbere. Iyi ni OTC Group TV, tukubwira ngo utarakora na subscribe uba ukwiye kuyikora ugakomeza wibonera amakuru yacu meza cyane, kandi amakuru tuba twagiye tugasesengura tukaza nyine tuyaganiraho. Rero tukubwira ngo nahawe nawe gukora subscribe, ndetse ikiganiro cyacu ushobora no kukigeza ku bandi bataramenya Pi cyane, cyangwa se no mu yandi magurupe kikarushaho kugufasha no kugira indi level kikugezaho y'ubumenyi. Turabakunda cyane. Rero ciao, ni Olivier guturuka OTC Group TV, GCV Ambassador of Africa. Imana ibarinde, indi sango ni ubutaha. Ciao.